Imana ngo nojana na marayika yoturimbura none wowe wemera tuzojana nawe kuko wabwiye murazi icyo cyonyine kirahagije cyo kugira ngo uvuga ngo tujane si wowe wabibwiye Mana. Haleluya. 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 Uzubwira mu mazina warambwiye ngo uzi mwizi kandi warangiza wacha kurwanya ukavuga ngo tujana natwe uwo tumara none ikinyemeza ko kuzi mwizi na niki amena we nikia kimenyesa ngaambiri ikindi chonyemeza ko wawuzi iki hatari uko twojana mukindi gitabo ndamaye ukuducambi Bibiliya yarambwiye ngo icyo ni ikimenyetso kimwe ngo kigaragaza kuko icyo twusenga ngo nubwo Imana yo yabivuze mu kanwa kawe ngo yobwirinde. Amen. Nubwo Imana ari kibabwira ikababwira ngo bose sinjana nawe musome Bibiliya yavuze ngo kitwotera intambwe zibiri nawe mutaye intambwe ukumva umbazi ububi bugira ukayindi naseze muri mwanya mbiri Imana ngo Mana udukize kuri uzaba utamenye Imana udukize kuri uzaba utamenye Imana. Baba umuntu we ayibi yakutokuchumba ayi semeni amena we yamena basi ngo bamara kutsina muti murambira mumbira abantu bari mu gucamo inyigisho kugira ngo basebye abandi bavuze bagashire kwisingo bavuge babanda no kwamiriza ko natangaye na Itagenda byo bafana mutima wanjye ushize umugabo yaratubwiye ngo Imana bizi kuwanisha kutavuga Imana bizi kuwanisha hapo kutavuga abona kubisha Imana we ndafanya wewe Imana izi kuwanisha kutavuga ikapureka gusa nenda ngo tupwe wala nisengekeza chamu tupwinde iyo nyama kizina crafte jigi isina kuwana harabo yohana yihanukiriye kandi kabari harana bitazahana ikabari wakenda nikana cyo kutabura kuko no kubita ibrahima hagati koreka ikabareka iba ikanuka kakwandagaza kakwanga kayizimbere ukayizimbere kugera ukagenda n'igihano igitangaza Dawudi yavuze ngo n'ukubita ngo bizaba bihagije Mana kubigonira bizaba ingoroye ariko uzi kuvuga ngo data morameze ukaza ugenda uvuga ngo njewe ikimana umwana yarandese data olewe yuzi bazazibona n'ukuri muhendwe gayutira he ariko nyuma ya YouTube hari urundi rubanza ruzaza imbere y'Imana utazacika Mose abazima Mose abazimana ya magambo pastor hari basa ngo sindiko Simama wambi tiwambiriye ngo nzabajane bashite kandi warangiza hari ibyavuye mu kabanza mubiriraho ibyo nicyo nzagendana irivuga ngo uzizi none noramuka wewe wasema nimepata kibali na nimepata neema juu yako kitachokuwa ikizala kitandukanye n'abandi niki tuzabona ngo ikizandukanye n'abandi ko wangiye ngo uranzi Imana rero ngo n'ukuri nico naco uvuze
uzabikora uzemera ujane natwe ngaho ndoza akamenyetso mbwira unyereka akantu kamwe gatuma kagaragaza ko wemeye ko tuzajyana cisha kugira neza kwawe Mana mu maso yanjye Imana n'ubwira ngo Mose we sawa kubera ko uvuze ngo cisha kugira neza mu maso yanjye ni ukuri ndabikora ariko sinzaboneka Bwana atujua Imana iratuzi mu gitondo n'uko tuzi tutuze iratuzi tujyane iratuzi tuwaye tugenda muri rubanda iratuzi samani amena kandi tuzi mu masina ituzi mu masina tizi muri rubanda ituzi twegera mu masina Imana yabona ukuri nico nacyo ndagikora gusa ureba hari ibi ariko ndingira we natangaye nasubira Bibiliya yambwiye ngo nashira ikiganza ukugeza igihe ntambuke murebe ukuntu umudoshano ngo namara atambuke ngo wowe uzoja kumbona umbone mwiwe uzambona inyuma gusa Mose kwayibone ngo atari abantu baravuga ngo yakabije iyi sura ifite nziya yindi yarasanga bavandi Dawidi yavuze neza iyi ndirimbo ya Dawidi yavuze ngo uranzi Imana kandi uzi imyisharire yanjye uzi n'imihagurukire yanjye imibereho yanjye urayizi aravuga ngo ntaragira icyo avuga ubizi ngiri mu Rwanda urazi haleluya aravuga ngo Mose nisigira Mana uranza gusimera inyuma ariko aravuga ni igitangaza kiza kizu sinza mbimenya kuko simera inyuma iyo kwahekera muri Rwanda simbiza inyuma yanjye ariko aravuga ngo uranzi Imana amena amena umukundumira yanjye yabwiye ngo ntaho twoyihumbi ngo kugira ngo tutembeye na ujasiri na tutembeye ko unyenyekevu ngo nuko dutanguwa tukamenya ko ndico twari gukora cyose munsi y'ijuru ngo ntaho twoyihisha idufise mu kuboko kwayo amena we karambira ngo nari kuzambira shaka karambira ngo Mana ni wowe uzohindura ibirenge byanjye ngizi imbaraga Mana we ngo nakwiga ngizi imbaraga ukazambika imbaraga haleluya bavandimwe beza ntabwo twumva Imana iratuzi kandi ituzi tuwaye turi abantu bari kugira ngo babihishe Imana mu makusiri abandi bari kuyihisha mu ndirimbo abandi bakihisha gucuranga abandi bayihisha ku pastor abandi bayihisha ibikorwa tugakanje Mana yanjye we nabona kuraha no kuyisha mu gisirimba inyuma y'abandi aho no kuraha Imana nubwo mwamere no shitume abandi bose aho no kuraha Imana no kwisha mu bari benshi aho no kuraha Imana nubwo mwamere aho twoyihisha mboni aho twoyihisha nubwo ijoro n'amanywa ngo zose n'ikinga n'ukuri Imana
ni mubwirwa buba abantu bari mu kwicara nyine nageze ahantu usanga n'umwe yavuye muri Kenya bamuteze agakora amakambi y'iwacu ngo ashikira hirya afunze kalisa ngo kugira ngo bazabone aho zizayica mu bandi bagabo bana yaje ishaka kuvuga mu cyunzi umuntu wabwira ngo bica duranga twokwisha gusimana nyamuke David hari ijambo yavuze ngo Imana yakubwiye umunsi ngo hitamo ico y'umugore rero uhitemo mubwiga cyangwa kuri baniza ngo cyangwa kujangwa n'abana hitamo kimwe byose David aravuga ngo byose zombaza ariko icyo ngicyo kimanire tungiye mu maboko y'Imana niba mumenye ko wongera Imana babandi ni mu maboko yayo kwanza nica ngingaha hantu umuntu agomba kwihisha kwa se umuntu akaciyiga kwihisha Imana n'abasenga kibamenye ko wowe wacokoze ni kuyingiye katika kanisa na kutubu n'amaze kabona ahantu ho barambira umuntu barambiriza ngo musitubu tena bantu abiriza abandi bantu ngo timukirenge simisi okire ngo umuntu wese yabishika imbere y'Imana ngo ntampamvu niwe yakwirega ngo mane mushikire sana kabiri ariko yaciye ahantu ngo akora amayitanga ikanisa ryose ryamari ngo kurikoka rija kumureba niposha bwiriza neza nirimba arabasirika arababwira ngo musitubuza ngo tumugire cyumba igikita cyo kwirega Yakobo yavuze gute kose Yakobo yavuze ngo nuko mwirege ngo mwatunya n'inzahazana ngo nibwo muzabasha kumurega imbere y'Imana akabasirika yagira ngo kajya kitabo cy'abaryo bongo abantu z'ibinyoma yarambwiye ngo wabo ukiwatazama kwa nje ili ya hanze yani bakiambie ngesi baani jamii Kristo wao ufikiri kama wameitwa na Mungu ukachukua kila mmoja na waje kwa na wanalima na wakunda Kristo bila mtakana jeneza utale Mumwuka mwanzushoni kutawala kumenya muwaje na wasibyo kandi mwazisha muzima na bakwitangaza kandi ngo bizabazanye azazabwira abantu ngo ejo uzagiki nimugoroba wakiwe imbaga nyinshi bajoke abantu benshi bajoke ariko Yesu aravuze ngo abantu benshi muri baduka ngo bazababwira ngo nguri ngo tusane ndetse ngo bazababwira ngo nguri kukirana akambira ngo tusane bana bari kwambuka kwinduka ariko Yohana yagize gute Yohana aravuze ngo mari kubizi kwantisa Kristo amaze kuza yashyize muri mwe ati ndetse ngo bari bashikwa abantu bafite ngo bakibadisima na kifarizima abantu bakubwira kuko ngo ari tukurizo ariko Yohana aravuze ngo amina amen tigi Yesu Kristo. Abantu mukaza bashaka kwe. Uzomenya ko mutuzomame. Mutuzomeze. Amari mufanya no kuyanga. Bero mushitani. Ndawa bya muntu kwimana. Nikisha waje mufanya muzici. Muzici wibros. Fote kamazi. Useme kutuzi. Sinye kikasiba. Yesu inyigisho zitakuwa Kristo ngo kuyapfuye wazuke hizo si inyigisho nzima ariko inyigisho nzima nizivuga ndapfuye akazuka nataba Yesu atubariye Yesu atubariye Yesu atubariye hizo ni inyigisho nzima
ahantu hamwe nsanga umuntu ukakubita kisoga kigiye kutipita bura
urubanza ntabwo rutawuze uruce tuzapende kujya mu bite Petero yavuze ngo uvuze ucenge Petero yavuze ngo niba ruzoze urubanza rugatangira mu Ryimana ngo se abo hawuze ngo niba bazokwita abantu bo hango mu kanisa bakubikora abagananiba atindaganira nasingo ndakubwira niba bazotangira kwiruka inyumiriyo bizogenda gutya yende bapati niba bazotangira kubahagarika n'ababwirije aho abatabwirije bo bizongera gutya tugomba kuba ari ngo ruzotangira mu nzu y'Imana abo hanze bo bizamera